Minisitiri w'Ingabo General James Kabarebe ari kumwe n'abayobozi b'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze nibo bafunguye ku mugaragaro ubu buvumo bwa Musanze bureshya na kilometero 1 na metero 275. Nyuma hakurikiraho gutambagizwa ubuvumo no kwerekwa bimwe mu bice bibugize n'uburyo bwatunganijwe hakorwamo inzira yifashishwa na ba mukerarugendo basura ubu buvumo. Ubu buvumo bwatashywe ku mugaragaro abakera babwifashishaga mu mihango ya Kinyarwanda, kubuhunikamo, kubwihishamo n'ibindi, ariko none ubu bukaba bugiye kubyaza umusaruro mu buryo bw'ubukerarugendo. Nyuma yo gufungura ubuvumo kandi habayeho n'igikorwa cyo gushyira ibuye ry'ifatizo ahagiye kubakwa hoteli zanacumbikamo ba mukerarugendo bazaba bamaze gutembera muri ubu buvumo. Iyi hoteli ngo ikazaba idatandukanye cyane n'ibyo mukerarugendo azaba yabonye, dore ko ngo izubakwa mu buryo butabangamiye ibidukikije. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB Madame Ambassadeur Valentine Mugwabiza akaba yashimiye inkeragutabara zabafashije muri iki gikorwa, maze asaba abaturage b'umurenge wa Musanze kwitegura kubyaza umusaruro ubukerarugendo begerejwe cyane, bagahinga ibyo bazajya bagemura muri iyi hoteli, maze nabo bagasogongera ku mafaranga ya ba mukerarugendo. Ubuvumo tumaze gutangiza na hoteli mbese tumaze gutangiza hariya, tumaze gushiraho ibuye bizazana akazi, ariko aka kazi kazashoboka kazabyara umusaruro, ariko namwe mwiteguye kugira ibikorwa bitanga muri hoteli, ibyo mugemurira muri za hoteli. Ibyo nicyo nababwira. Minisitiri w'Ingabo General James Kabarebe mu ijambo rye akaba yashimiye cyane abaturage n'igihugu muri rusange, aho yavuze ko ibi byose ari ingaruka z'umutekano mwiza ugaragara mu gihugu, ngo kuko nta terambere ryagerwaho nta mutekano. Aba baturage kandi basobanuriye ko ubu buvumo ari amata babonye, bityo bakaba bagomba kuyabuganiza neza kugira ngo batayabogora batarayasoma, kuko ubuvumo ngo atari umwobo gusa, ahubwo ko ubu noneho bugiye kuzagira uruhare mu guteza imbere imibereho yabo. Igikorwa cyo gutunganya ubuvumo kikaba cyaratwaye amafaranga asaga miliyoni 200 y'u Rwanda. Rafiki Felicien, RBA, mu karere ka Musanze.